mateka niwe mugore warwanye Josina Michel. Josina Michel mu mateka niwe mugore warwanye urugamba rukomeye afata abonye icyo yarwaniye. Hari abagore benshi bagarukwaho mu mateka ya Afurika kuko baba barakoze ibikorwa by'ingirakamaro, aho usanga bamwe bafatirwaho ingero bakwigwa mu mashuri cyangwa bakabera bamwe icyerekezo ku buryo bakora bumva bashaka kuzaba nkabo. Hari umugore cyangwa se umukobwa utagarukwaho cyane ariko arihariye mu babayeho b'Abanyafurika barwanye urugamba mu ntambara, Josina Michel. Josina Michel yari umukobwa muto cyane ku buryo bamwe batatekerezaga ko yajya ku rugamba. Twamugiranya n'uvugwa mu nkuru yakunzwe ndetse ikanamenyekana mu Rwanda witwa Ndabaga, wacunguye se ubwo yari ku rugamba. Josina Abiata Keba Michel yavutse tariki ya 10 Kanama mu 1945 mu gace ka Ihambene. Yabayeho ari indwanyi kabuhariwe mu mutwe wa Felimino waharaniraga ubwigenge, aho se umubyara na bakuru be bafunzwe bazira kurwanya Abanyaportugal. Nk'abandi Banyafurika bose baharaniye impinduka mu bihugu byabo bagaharanira ko haba impinduka, Josina Michel ni urugero rw'umugore wahagurutse agaharanira ko Mozambique ibona ubwigenge. Yarahagurutse yambara impunzankano ya gisirikare arwana mu ntambara yo gushaka ubwigenge ndetse ashishikariza abandi bagore hirya no hino mu gihugu guhaguruka nabo bakajya ku rugamba. Josina Michel mu myaka ye y'ubwana yinjiye mu muryango w'Abanyamozambique witwa Nesama waharaniraga gushyigikira umuco bwite wabo ndetse no kwigisha inyigisho za politiki mu banyeshuri b'Abanyamozambique. Ubwo yaratangiye kwiyumvamo politiki mu bitekerezo bye, yinjiye muri Tanzania ajya muri Frelimo yari ifite icyicaro i Dar es Salaam. Mu bo bajyanye icyo gihe barimo umusore w'imyaka 21, ubu ni umusaza witwa Armando Eimino, yabaye perezida mu myaka 40 yakurikiyeho guhera muri 2005 kugeza muri 2015. Mu mateka byibukwa ko Tanzania mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mwalimu Julius Nyerere yabafashije akabacumbikira muri Tanzania icyo gihe cyose. Abarwanyi ndetse na bamwe bari barahunze ubutegetsi bw'abakoloni benshi bari impunzi zaturukaga muri Afurika y'Epfo, zahohoterwaga zigakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo. Bose bahungiye muri Tanzania, Nyerere arabafasha ababuhungiro. Ubwo bari mu mahanda, Josina n'inshuti z'urungano barafashwe bagwa mu biganza by'abakoloni mu gace kagizwaga kitwaga Rhodesia. Bahise boherezwa mu gace ka Lourenço, ubu ni mu murwa mukuru wa Mozambique muri Maputo, bahafungirwa igihe kinini. Nyuma y'igihe kinini abagize Frelimo bakoze ubukangurambaga hirya no hino bisa gutuma arekurwa, ashakisha uburyo azamuka akagera muri Tanzania. Kubw'amahirwe agerayo nta nkomyi. Amaze kuzuza imyaka 20, Josina yabonye itsinda ry'abanyeshuri b'Abanyamozambique babaga bakanika muri Tanzania. Josina yahawe amahirwe yo kujya gukomeza amasomo muri kaminuza i Burayi, ariko yanga kujyayo bitewe n'umuhate n'intego yari afite zo kubohora igihugu cy'iwabo. Ahitamo kuguma muri Afurika agahangana n'Abanyaportugal bari barigaruriye igihugu cyabo. Josina afatwa nk'umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu guharanira ko umugore agira agaciro. Icyo gihe bamwe mu bagore batangiye kujya ku rugamba ndetse abagore bose baratinyuka bumva ko nabo bashoboye ibyo umugabo akora nabo ko babishobora. Uretse kurwana ku rugamba, uyu mutwe wari ufite inshingano zitandukanye, harimo gufasha mu bijyanye n'uburezi, mu mibereho ya rubanda, kwita ku bantu no gufasha abari baragize ibibazo biturutse ku ntambara. Kuba yarakoze imyitozo ya gisirikare mu karere ka Nachingwea muri Tanzania byatumye ahabwa ipeti mu mutwe wa Frelimo, ahita ahabwa kuyobora abagore mu rwego rw'ububanyi n'amahanga afite imyaka 24. Mu mwaka wa 1937 yagizwe umuyobozi mu ishyaka wari ushinzwe ibijyanye n'imibanire. Ni nabwo yashakanye na Samora Michel wari ugiye kuzaba perezida wa mbere wa Mozambique yabonye ubwigenge muri 1975. Aba bombi barahiriwe bakimara kubana maze babyarana umwana w'umuhungu bamwita Samora Junior. Josina Michel wari warishimiye kuzabona abaturage ba Mozambique babayeho mu buzima bwiza bigenga batakiri ku gitutu cya Portugal, yasigiye inshuti ze muri Tanzania umwana yari amaze igihe gito abyaye, yerekeza ku rugamba muri Niassa na Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique. Ahagana mu mwaka w'1970 yatangiye kugira uburwayi bukomeye, maze ubuzima bwe butangira kuba bubi cyane. Tariki ya 7 Mata w'1970 apfira i Dar es Salaam mbere y'imyaka 4 atabonye ibyo yamaze imyaka arwanira, ari nabwo bwigenge bwa Mozambique. Umunsi yapfuyeho uzizwa nk'umunsi w'abagore muri Mozambique. Josina Michel yirengagije imvugo n'ibitekerezo byariho muri iyo myaka byahezaga abagore, yanga kurebera cyangwa se ngo aceceke amabi yakorerwaga Abanyafurika bagenzi be. Arahaguruka ajyana n'abagabo ku rugamba. Ikibabaje cyane nuko yapfuye atabonye ibyo yavunikiye imyaka n'imyaka mu bwana bwe, atarebye aho Mozambique baririmba Liberdade Liberdade
bisobanuye ngo ubwigenge cyangwa se ukwigenga. Tariki ya 7 Mata buri mwaka Abanyamozambique bizihiza ibikorwa by'ubutwari byaranze José na Michel, baribuka urupfu rwe. Evariste Nzabimana ndabashimiye, bakunda cyane.